lisansiye, nta muterankunga, bari abantu boroheje gutyo. Ariko abo bantu kubera ubuyobozi bwiza buri muri Dawidi, umunyantege nke wo muri bo yashobora gutsinda abantu 100, umunyambaraga akica abantu 1010. Hanyuma ikindi yatunganya, yagukiza agahinda gakabije n'imibabaro n'ibyagukomerekeje, nabyo ukwiye kubimwegurira. Hanyuma ikindi hagizwe n'ibintu 7. Ni umuntu ukijijwe, ni umuntu uzi ijambo ry'Imana, ni umuntu ufite ubuhamya bwiza, ni umuntu wamushaka umushakiye hose ukamubona, ni umuntu ugira ibanga ibyo mwatuye utazahura nabyo mu muhanda. Pasiteri w'umuntu ni umuntu yagufata ukuboko mu rugendo rwo guhinduka ku ngeso atagucira urubanza hano mu miryango. Sikaneri sikana ibyaha, bamwe yakwenda nko guturika. Dufite umuntu agakonsoma umwaka 1, 2, 3, 5 adaserva. Mu bushakashatsi bworoheje nakoze, imirimo y'urusengero ivuna abantu batageze kuri 20%. N'abantu kandi cyari gifite iyi nsanganyamatsiko. Birashoboka ko nta kintu gishasha ngiye kuvuga. Abigisha babanje mbere yanjye byinshi barabivuze, nako byose hanyuma ngenda bivuga gusa mu magambo yanjye. Paulo niwe yandikiye Tito. Hanyuma ndashaka kuvuga ibintu byinshi mu mwanya muto, urasabwa gukurikira gusa. Icyambere, Paulo yandikiye umwana we yabyaje ubutumwa bwiza, umwana we wo mu mwuka. Nusoma umurongo wa 4 haravuga ngo ndakwandikiye Tito, umwana wanjye nyakuri, kubwo kwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Amen. Yandikiye umwana we nyakuri. Bariza umuntu mwicaranye ngo ufite umushumba yakwandikira gutya. Ufite umushumba yakwandikira gutya. Hanyuma ikindi, pasiteri wawe ninde? Pasiteri w'umuntu agizwe n'ibintu 7. Ni umuntu ukijijwe, ni umuntu uzi ijambo ry'Imana, ni umuntu ufite ubuhamya bwiza, ni umuntu wamushaka umushakiye hose ukamubona, ni umuntu ugira ibanga ibyo mwatuye utazahura nabyo mu muhanda. Pasiteri w'umuntu ni umuntu yagufata ukuboko mu rugendo rwo guhinduka ku ngeso atagucira urubanza. Hanyuma ni umuntu wasangiza amarangamutima yawe, kubera ko umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Pasiteri wawe ninde? Niba udafite uyu muntu rero yakwandikira nk'ibi, icyo akora uzava nk'umunyedini mwiza, bizakugora kuba umwana w'Imana. Paulo yandikiye Tito, umwana we nyakuri yabyaje ubutumwa bwiza. Icya kabiri, Tito yari umwigishwa wa Paulo. Kimwe mu bintu mfitiye inyota nshaka kuzabona mbere y'uko mpfa, ni ukubona itorero rihindura abantu kuba bigishwa, apana kuba abayoboke. Kubera ko twujuje abayoboke mu matorero, ariko ntitwujuje abantu kuba bigishwa. Yesu yakoresheje amatsinda 4 mu guhindura abantu kuba bigishwa. Hari ngwino urebe, nkurikira, bana nanjye, na ngwino upfe. Namwe murebe umuntu yaje gushungera, aje gushaka imigati n'ibitangaza, ukamutegura kugeza ku rwego avuga ati mu mbambe ncuramye, nemeye gupfira umwana. None twebwe twagumye muri ngwino urebe gusa. Abantu baraje ntibahinduka kuba bigishwa, donc ntitwahindura abantu kuba bigishwa. Dukeneye itorero muri iki gihugu rihindura abantu kuba abigishwa. Naguha ibimenyetso nk'ijana bigaragaza ko tutari abigishwa, nabiguha pe. Kubera iki? Ubu hano uwazana sikaneri hano mu muhanda, hano mu miryango, sikaneri sikana ibyaha, bamwe yakwenda nko guturika. Ibyaha byose muzi biri hanze na hano wabihabona. Kandi mu bantu batamaze umwaka umwe, atari n'ibiri, bahamaze igihe. Kubera ko sabigishwa n'abayoboke. Paulo yateguye abantu 2
nako benshi reka mvugemo babiri. Timoteyo na Tito bari ku rwego rumwe, yabagejeje ku rwego bamera nka we, barenga naho yari ageze, ku buryo yavuze ngo simfite undi duhuje umutima nabatumwaho umeze nka Timoteyo na Tito. Cya gatatu, Tito yari umufasha n'umukozi wa Pawulo mu ngendo z'ivugabutumwa. Mu ngendo z'ubumisiyoneri yari afite umuntu umuri hafi bahuje umutima yitwa Tito. Hari imihamagaro myinshi yapfuye kuko yabuze abayishigikira. Urabona, umuntu umwe yigeze kuvuga akantu karanezeza. Umwe ashobora kuba afite ijwi ryo kuririmba, undi afite umufuka urimo amafaranga. Abo bantu iyo bahuje umutima indirimbo irasohoka. Ariko iyo umuntu afite ijwi ryo kuririmba akabura, kandi Imana ntishobora gutanga ibintu byose, ntabwo bibaho. Umwe aba azi kubwiriza, mu kimisiyoneri dukoresha amatsinda 5. Hari abamobiriza impano, hari ibyihebe byemera kujya kuri tere bakagwayo, hari abatanga amafaranga, hari ababasengera n'ababasanga yo kubakomeza. Niyo matsinda 5 dukoresha mu kimisiyoneri. Tito rero yari umuntu ufasha Pawulo kugira ngo agere ku ntego y'ubutumwa bwiza. Muzi hano dufite abantu bitwa abakonsomateri, donc abantu bahabwa gusa badatanga. Tumuhanagurira intebe, tukamukoropera, tukamuririmbira, tukamusengera, agasanga ibintu byose bitunganye, uwe nta ruharagira. Kandi hano nta wandikisha ku izina ry'undi, buri wese yandikisha ku izina rye. Dufite umuntu agakonsoma umwaka 1, 2, 3, 5 adaseriva. Mu bushakashatsi bworoheje nakoze, imirimo y'urusengero ivuna abantu batageze kuri 20%, n'abantu batanga icacumi ntibageze kuri 20%. Abandi bose barakorerwa, ariko bo ntaco bakora mu bwami bw'Imana. Niyihe mpano yawe? Nuwe muhamagaro wawe? Waremewe gukora iki? Njye nibaza ko nta muntu yaremewe gukonsoma. Nawe twese tugomba guserva. Hahigwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami, imirimo izagenda baherekeje. Abantu nk'Inyande bamusengero nkibaza nk'uyu muntu apfuye tuzavuga ngo iki? Cyakora iyo bapfuye turabifundikanye, tukabiterateranya, tukabona turahikuye. Tuzavuga ko wasenga, tuzavuga ko wafasha abana, tuzavuga ko wafashije imfubyi, tuzavuga ngo kandi ibyo byo nta mahitamo, gupfa kuzapfa. Mbabariye ku nkuru mbi kuba mbikwibukije gusa, iryo kosa nkoze. Ariko gupfa kuzapfa tuzavuga ngo Tito yari umufasha mu ngendo z'ivugabutumwa Pawulo yakora. Icya 4, yari intumwa ya Pawulo kujya gukemura amakimbirane yavutse mu matorero no gushira ku murongo ibintu bidatunganye. Niwo murongo wa 5. Icyatumye ngusiga Ikirete no kugira ngo ushire ibintu ku murongo. Muzambwirire Tito agaruke, ntiyabura ibyo dushirira ku murongo. Nukuri aramusasha, ntiyabura ibyo dushirira ku murongo. Icya 5, hagati ya Tito na Pawulo harimo urukundo rw'ukuri rwa Kristo. Urabona, nge ndibuye, nawe uririndi buye. Imana ishizemo agasima k'urukundo bita bifatana bigakunda, bigakora inyubako nziza. Niba hari ikintu kibishe, n'abantu bakorana umurimo w'Imana badakundana. Nabaye pasiteri 2 hanyuma hamwe muho nayoboye mutamenya, nahasanze amakorali 3 yensitara mu rusengero uburyo 3 budasa, badashobora gutizanya umugozi. Niba ari ikintu kibiye, n'abantu bakorana umurimo w'Imana badakundana. N'umugabo n'umugore basangira ishuka badakundana. N'abantu bahurira ku meza buri munsi badakundana. N'abantu basengera mu rusengero rumwe, barabatijwe mu mazi amwe, barasangiye igaburo ryera, ariko umwe yaraborotse undi kuri telefone. Nibaza ko dukwiye kugera igihe tukibwiza ukuri. Hagati ya Pawulo na Tito
harimo urukundo. Mu rukundo nta umurimo w'Imana ntuvunana. Mu rukundo biroroha, mu rukundo biba ari byiza. Yani icya gatandatu, itorero ryari riyobowe na Tito ryari rizwiho gufasha abakene. Ryari rizwiho gufasha abakene. Paulo yarabyandikishije mu Bakorinto avuga ukuntu itorero ryari riyobowe na Tito ryari rizi kwita ku bakene. Amatorero mu by'ukuri hanze y'itorero nta rukundo ruhari. Ahantu abantu bo hanze bakwiye guhungira bakaza gushakira urukundo ni mu bana b'Imana. Ariko mu matorero ya Gikristo naho urukundo rwaho rugegwa ku mashi. Mundebe, muzi ikintu kibabaza imfubyi ni ukuva ku ishuri watsinze ntawe wereka birete, ni ugukora amakosa udafite uguhana, ni ugushaka gushingira udafite uzakuvugira ijambo. Ikintu kibabaza imfubyi ni ukuburara abandi bari, hanyuma bagahita baza tugakomezanya umurimo w'Imana bamerewe gutyo. Dukwiye kwita kuboroheje hanyuma y'abandi. Yesu yavuze ngo nari nshonje, nari ngwaye, nari mfunze, hanyuma aravuga ngo uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye. Ninge mwabikoreye. Nagira ngo mundebe, mumbwize ukuri, uworoheje abana nande? Iyo abyaye ninde umuhemba? Iyo wakoze ubukwe ninde ubutaha? Ubu hari abantu nubwo bataterana twabahamagara tukababaza impamvu bataje gusenga, ariko hari undi muntu yasiba ukwezi ntitumenye ko ataje. Itorero rya Tito ryari rizwiho gufasha. Yakobo yaravuze ngo itorero rizima ni igita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Mu mibabaro yabo. Icya karindwi, Tito yahindutse umufatanyabikorwa na Paulo mu murimo wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma Paulo yaje kuvuga ngo bumeze nk'isukwa ku gicaniro, soje urugendo rwanjye amahoro. Ngewe nibwira ko uramutse usize umuntu nka Tito mu itorero ugapfa, ntaco waba uhombye. Ntaco waba uhombye. Hanyuma kuki Paulo yasabye Tito kuguma i Kirete? Ni ibihe bibazo yagomba gukemura? Ndashaka kuvuga ibibazo bitanu i Kirete Tito yagomba gukemura. Ikibazo cya mbere, harimo akavuyo mu miyoborere. I Kirete hari akavuyo mu miyoborere. Bari bafite leadership yubatse nabi. Sinzi niba murabibona ko mu itorero abahanzi ku giti cyabo ni ubwami bwabo. Amakorale nabo ni ubundi bwami. Bariya abahungu bari inyuma yanjye hariya nabo ni ubundi bwami. Bashobora kudasoma Bibiliya hanyuma akajyaza aje gucuranga gusa. Korale ye yarangiza kurimba agahita ajya hanze hanyuma akagaruka agacuranga. Hanyuma niyo adakijijwe turamucurangisha. Mbega leadership. Dufite umupasiteri w'umujene yambara neza mu ntiza amashitsi ya muhe. Aracari muto, ni umunyamasengesho, akunda Imana, arakijijwe. Wow, nibaza ko dukeneye batito bameze kuriya bashobora kudufasha kugabanya akavuyo mu miyoborere. Mu miyoborere iyo umutwe ugwaye amaboko arikubita, amaguru ayoberwa ahajya. Itorero ryagize ikibazo muri leadership, ushaka wasezera. Leadership ni ikintu gikomeye, kandi ibi nimbivuga ntiwubyumve mu itorero. Iyo hagati y'umugabo n'umugore habuze muri leadership, iyo hagati y'abaririmbana habuze ubuyobozi bufite ikibazo. Hari abantu babiri nshaka gutangaho urugero muri leadership. Uwa mbere ni Dawidi. Yari umuyobozi mwiza. Dawidi, mutekereze ko igihe yahunga Sawuli abantu bamuhungiyeho bari imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abanyamadeni n'abanyamahanga n'abafite intimba mu mutima. Nta murisansiye, nta muterankunga, bari abantu boroheje gutyo. Ariko abo bantu kubera ubuyobozi bwiza buri muri Dawidi, umunyantege nke wo muri bo yashobora gutsinda abantu 100, umunyambaraga akica abantu 1010.
leadership ni ikintu gikomeye. Undi muyobozi nubaha ni Yesu muri leadership. Yatangira umurimo i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima. Abantu yatangiranye nabo umurimo bari abantu abazerote, abantu bigometse. Abazerote bari abantu bigometse ku Bagiriki n'Abaroma, bahita babafungira ibikorwa byose by'iterambere, nta muhanda nta. Hanyuma abo bantu Yesu arabahindura ku buryo Petero umunsi umwe yabwirije 3,000. Iyo niyo leadership. None twebwe umuntu araza hano akaza afite agahinda gakabije, akazarinda kamwegura. Meruka kubwiriza ahantu narababaye. Aho hantu hari haje umuvugabutumwa ku cyumweru, arabwiriza nk'uko mbwirije, aranahanura kuwa mbere atasha ariyahura. Nge kera najyaga mbona abarokore badaseka nkagira ngo ni umwuka mwinshi, kumbe barumiwe, bafite ibikomere bitigeze bivugwa. Abatwigishije iby'umwuka batubwiye umwuka utambaye umubiri. Yani ikibazo cya mbere yagomba gukemura cyari ikibazo cy'imiyoborere. Icya kabiri yagomba gushiraho abakuru b'itorero n'abayobozi bafite indangagaciro n'imbuto. Mundebe babwira ikintu gikomeye muri iki gihe, kubona umuntu ahuza ibyo avuga, ibyo yigisha n'ubuzima bayeho, nicyo kintu gikomeye. Buriya tuzi kubiririmba, tuzi no kubyigisha, ariko ubuzima tubaho inyuma y'irido singe wahera. Uko tungana uko twese turamutse duhuza ubuzima n'ibyo tuvuga, u Rwanda rwaba nka paradizo. Ariko ushobora gusanga tuzi kubiririmba, tukamenya kubyigisha, ariko ubuzima tubaho atari ko busa. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Cya gatatu yagomba kugwanya inyigisho z'ubuyobe. Ikirete hari inyigisho z'ubuyobe, yagomba kuzigwanya. Noneho ukagira ngo abantu b'ikirete nibo bari abayobe gusa. N'ubu buyobe buruzuye. Ubuyobe bwa mbere bwari ikirete, ni abantu bigisha inyigisho zibazanira inyungu ariko bitari mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Nibwo buyobe bwa mbere. None se utekereza iyo wumvishe kuri radio abantu bakora publicité, muzi wacu dufite ikiganza gishushe, twirukana inyatsi na karande n'imikoshi n'imikasiro, hanyuma kugusengera ni 5. Ubwo biri mu nyungu zandi. Kera natuye hano hirya, hano hafi yanyu hano nahuye n'umukobwa ari kurira tuzinanye, arambwira ati pase mbabarira unguriza 50,000. Namaza yiki? Arambwira ati nahuye n'umuhanuzi, arambwira ngo mfite inzingo 5, kandi buri ruzingo arunkurira 10,000. Ari inyigisho nyinshi hano hanze ziri mu nyungu z'abantu bitari mu bwami bw'Imana. Undi munsi narindi mu giterana ahantu Nairobi, umushumba aravuga ati ejo nzasengera ibyifuzo. Hanyuma ufite ibyifuzo biremereye agomba gushira amafaranga menshi muri envelope, babyita gupanda mbegu. Agomba gushira amafaranga menshi muri envelope, hanyuma nzabasengera. Dusose ndamubaza ko bagiye gupanda izo mbegu, ibyo byifuzo nibitasubizwa uzababwira ngo iki? Nzababwira ngo izuba ryaravuye imbuto nizera. Muzi ibintu biri akavuyo kari kubuyobe kari hano hanze. Undi munsi nasanze umushumba yazanye imyeyo ku ruhimbi. Imyeyo aravuga ati nahishuriwe imyeyo ikubura inyatsi, karande, amadeni, ituma abakobwa bagumiwe bashaka. Buri mukubuzo ni 50,000. Ko bayiguze igashira. Erega ndabizi mukunda bababesha. Bababwiza ukuri ntimwabakunda. Kimwe mu bibazo byari ikirete bwari ubuyobe bushingiye ku nyigisho ziri mu nyungu z'abantu. Harandi hana amaturo yagabanutse, hanyuma bakora inama, abayoboye iryo torero baravuga ati rero dushaka abahanuzi 3 bajye bahagarara ku biturisho. Buri muntu wese aje gutura bamukore mu kiganza, bamubwire n'icyo Imana imuvuzeho. Ko bayazanye
aka karere k'ibiyaga bigari kazonzwe n'umwuka wo kuraguza, hanyuma umwuka wo kuraguza uhindura aho ukorera mu nsengero. Ukorera mu nsengero. Abantu bakunda ubuhanuzi kuruta uko bakunda ijambo ry'Imana. Abantu bahorana agatima kare hariya bashaka kumenya uko ejo bizaba bimeze. Hanyuma ubundi buyobe bwari ikirere, ni ugufata Yesu ukagerekaho akandi kantu, amazi, amavuta. Umunsi umwe nari mfite itsinda twajyanye muri Isirayeli, noneho mbere ahantu bagura amavuta y'amadolari 20, litiro imwe y'amavuta yerayo. Umubishop umwe turi kumwe arambwira ati Dezo rurankoreye, ntureba iyi litiro y'amavuta nzaguramwo imodoka, nzubakamwo inzu, nzakuramwo na tiki ngarura. Namaze uzabigenza ute? Aravuga ati reka ibintu by'ubutagatifu cyane, ngiye kubabwira ko haje amavuta. Mundebe, n'uwagusiga ingunguru y'amavuta yerayo utemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe ntacahinduka. Yesu ugeretseho amazi, Yesu ugeretseho amavuta, Yesu ugeretseho akandi kantu ntibikora. Nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwa munsi by'izina rya Yesu. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta ujya kwa data atamujyanye. Gushaka ako wagerekaho kose, wagerekaho ijipo ndende n'igitambaro, wagerekaho ikoti na karuvati, wagerekaho amaturo, ni ugutura ni byiza, ariko Yesu agomba kuba wenyine. Hanyuma ubundi buyobi ni ukubahira Yesu kwa gukemurira ibibazo, ntumwubahira ubugingo buhoraho. Iyo urebye abantu bamuzagaho benshi, ntabwo bamuzaho kugira ngo abakize ibyaha. Habe n'abigishwa, muzasome neza bari ku musozi wa Elayono agiye kuzamuka mu ijuru, baramubwiye ngo umwami, n'iki gihe ugiye kugarura ubwami bwawe? Muzi imyumvire yabo, bamukurikiye bazi ko aje gukuraho ingoma y'Abaroma, akaba umwami bakaba abaminisitiri. Ntabwo bari baramukurikiriye ubugingo buhoraho. Ntabwo abantu benshi bamukurikiriye kumukunda, nimumbeje. Ubundi buyobe bwagomba gukemuka, kandi na n'ubu bukihari. Ni ukuntu twigishije ibyo Yesu atavuze. Mbabwiza ukuri, wagarura Pawulo uyu munsi mu matorero ya Gikristo, muzi ikintu yavuga ngo ninde wabaroze, agahita ataha. Kubera ko ibintu Yesu na Pawulo bavuze ntabwo ari byo twigisha. Mbaho urugero, abarokore benshi bafite imyumvire ko mu isi ari ahantu ho kuruhira, hanyuma ngo bakazaruhukira ahandi hitwa mu ijuru. Ntabwo ari byo. Yesu yaravuze ngo nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Umuntu yaruhiye mu isi kujya mu ijuru biragoye, kubera ko uba wangana, uba ufite abantu wananiwe kubabarira, uranduranya, ugira ishari. Ahubwo zana ibikomere byawe kuri Kristo, abanza bikuvure, hanyuma kuzuza umwuka wera. Muzi ikintu nkundira umwuka wera? Umwuka wera duha kwishima nta gishimishije gihari. Ushobora kuvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ushobora kubaho ubohotse umeze neza, kuko nibwo butumwa bwiza. Iyo twuzuye umwuka wera nta bibazo tuba dufite. Adukura mu isi y'ibibazo tukajya hejuru yabyo, ukajya wumva unyuzwe. Reka ndeke ubuyobe yagomba gukemura. Hanyuma ikindi kibazo cyari ikireti yagomba gukemura, ni ukutamenya gutandukanya agakiza n'umuco. Iyo ubutumwa bwiza buje mu mico y'abantu, bukuramo gusambana, kubandwa no guterekera, kurongora abagore benshi cyangwa abagabo benshi, ubwibone, hanyuma n'ishari n'ibindi. Twe rero hari ukuntu byose tubivanga. Mbaho urugero, hari abantu bafite imyumvire ko umuntu wese udasengera muri ADPR
adashobora kuba umwana w'Imana. Okay, ababyumva gutyo nimuntera amabuye muzayazane tubakisha insengero turazikeneye. Ngewe nizera ko Imana ntirobanura ku butoni. Mu isi yose ukora ibyo ishaka iramwemera. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo gufata ibintu byayo byose by'ubumana ngo ibishire mu itorero rimwe cyangwa se ngo ibishire mu muntu umwe. Bamwe bazi gusenga, abandi bazi kuramya, abandi bazi gutanga, abandi bazi gufasha abakene. Ibyo bintu byose iyo bifatanyije byubaka umubiri wa Kristo Yesu. Ariko rimwe na rimwe hari igihe turobanura ku butoni. Niba umuntu yarakijijwe akera imbuto z'umwuka akuzura umwuka wera kuko mudasangiye gusa aho musengera, ntabwo ari byo. Nkunda gutanga urugero. Hari ahantu nabwirije imyaka myinshi yitwa mu Buhindi, hanyuma abasilamu baho bakadukunda, bakaduha ibyo kurya, bakadufata neza cyane. None tukababaza ko muri abasilamu gute muduha keyi ingana gutya? Bakatubwira ngo erega hano hari ikibazo mwe mutazi. Hano hatotezwa abantu babiri, ni abakristo n'abasilamu. Rero ubwo duhuje gutotezwa mureke dukundane. Ngewe ndabizi nge nawe niduhurira Somalia sinzakubaza idini usengamo, twese tuzaba duhuje ikibazo cya Al-Shabaab. Ariko hano kuko tudafite icyo gukora twirirwa dupezanya. Ni ikibazo cy'ubunebwe. Hanyuma ikindi cya gatanu Tito yagomba gukemura, yagomba kwigisha ubutumwa buri holistic. Madamu yabituganirijeho kare. Ubutumwa bwubahirije ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ntabwo mfite umwanya ngo mvuge ibiri muri buri gice, ntabwo twabona umwanya. Ariko nagira ngo mbasabe mugerageze gushakisha ubutumwa bwuzuye. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye umwuka utambaye umubiri. Iyo umuntu yakizwa agahita apfa byari kuba ari byiza. Ariko hagati yo gukizwa no gupfa uzakena cyangwa uzakira, uzabyara, uzubahwa cyangwa uzasuzugurwa. Hanyuma mo hagati haba hitwara bate? Umuririmbyi yaririmbye ngo y'inzira itagaragara hakaba mukabwibwe. Hari igihe bukwiriraho byari ku manywa, babyifatamwo bate? Nakunze umusaza umwe yagwaye kanseri, ahita ajya kureba umushumba, waramubaza ngo mushumba ko ndi mukuru akaba aribwo nshakira Yesu, iyo muganga akubwiye inkuru mbi imeze icya wifata ute? No kugira umushumba ntako bisa. Amubwira uko azifata. Umunsi atabaruka nari muhagaze iruhande, kanseri irajyana, sinigeze numva ataka. Yari afite ubwiza, yari atekanye, yari atuje, arinda asoza urugendo rw'amahoro. None twe bamwe basohorwa mu nzu, abandi barakena, abandi barakira, abandi baramamara, nta wamutoje, nta Pawulo agira. Amakosa arimo hagati aho. Dukeneye ubutumwa buri holistic, ubutumwa bwuzuye. Hanyuma rero ngana ku musozo, Pawulo yongeye guhura na Tito, akamutuma iwacu mu rugo, akamutuma ku kazi aho dukora, akamutuma mu itorero. N'ubuhe butumwa yatuzanira? Ni ibihe bintu bidatunganye yabaje gukemura? Reka mpere mu muryango. Ikibazo cya mbere yakemura ni ikibazo cy'imvugo y'urukundo. Abantu benshi ntabwo bazi imvugo y'urukundo. Hari abantu benshi bafite ingingo banga ku mibiri yabo kubera ibikomere byo mu muryango. Iyo umuntu yakomerekeye mu muryango yasasagira kabarangije, ntiwamubonera mu kanwa kuko wenda bamubwiye ko mu kanwa ke atari heza. Abakobwa bacu bambara inkweto ndende bakimanika kandi nta na santimetero yiyongereyeho, ni igikomere cy'ubugufi gusa. Imvugo z'urukundo ni eshanu: ni ugukogwaho, ni uguhabwa impano, ni ukubwirwa amagambo meza, ni ugufatanya imirimo, ni uguhabwa umwanya wihariye. Abantu benshi mu miryango barahakomerekeye. Icyatumye ngusiga ikirete ni ugutunganya ibyasigaye bidatunganye. Kandi mu miryango n'ubu abantu barashahakomerekera. Ndaza kubigaruka mu bubatsi ngo
ikindi yadukemurira kidatunganye ni ikibazo cy'indangagaciro. Mushumba, mubwire ikintu kibishe kibi ni ukubona umuntu uvuga mu ndimi mu rusengero ugasanga tukana ku isoko. ni ukubona umuntu avuga ko akijijwe ariko adafite uburere. Nicyo kintu kivangira ubutumwa bwiza. Kuvuga ko ukijijwe udafite indangagaciro. Dawidi ku myaka 16 bamuvuzeho indangagaciro 7. N'umugabo w'umuhanga, aritonda, n'umugwanyi, afite igikundiro, Uwiteka ari kumwe nabo ku myaka 16. None dufite abantu bamaze imyaka 30, 50 batarahaga ibyo kurya. Uyu muntu rero ubutumwa bwose azahita bugira ibiryo. Indangagaciro ni ikintu cy'ingenzi. Reka mbabwire inkuru nziza. Amahirwe tutagiriye mu muryango aho tuvuka, hano turi mu muryango wa kabiri witwa itorero, bikwiye gukemuka. Ariko hari igihe tuza hano tukabyina igisirimba tugataha, uwavuga nabi akivuga nabi, utaraseka n'ubundi atashoboye guseka, yani ibintu. Ikindi byibuze Tito aje iwacu, ndavuga mu rugo, yadushoboza kumenya imiterere yacu karemano. Abagabo n'abagore ikintu kibashwanisha abashaka kumuhindura uwo ari we. Ariko reka nkubaza, ubu nkubwiye ko uburebure bwawe bumbangamiye wakata amaguru? Nkubwiye ko amatwi yawe ari manini wabikora biki? Mu ndebe tugomba kwishimira ubudasa tukabwizihiza. Kuba abantu badasa nawe n'icubahiro cy'Imana. Ibyo twagomba kubyigira mu muryango. Reka mbisimbuke. Ikindi yatwigisha kuganira bidakomeretsa. Kubera ko abantu benshi bakomeretsa abandi mu biganiro. Ubundi tubyita imvugo mbabarira amatwi. Uzi kubwira umuntu ijambo azajya yibuka kimyoza, ukamubwira ijambo azibuka agasuhuza umutima. Umuntu yize kaminuza akakurerera abana, ukayimubwira ngo nta bwenge agira, akazagera igihe nawe akabyemera ko ntabwo agira. Byibuze yakemura ikibazo cyo kuganira. Ikindi yatwigisha gukorera mu bumwe mu bagize umuryango. Ntimureba abantu bari hano gusa, turamutse dukoze geste imwe gusa yo guhuza umutima, twazana impinduka mu gihugu hose. Yaba ari kampani ikomeye, baba ari abantu bashobora kugera ku ntego nyinshi, ariko guhuza umutima nicyo kintu kigoye. Ikindi yatwigisha gusangira umugisha Imana iduhaye, hatarimo kurobanura ku butoni. Ikindi nanone, ibindi reka mbisimbuke, ndaza kubivuga mu gihe gikurikiyeho. Hanyuma aho mvuze ni mu muryango aho tuvuka, hari ibindi bibazo biriyo byinshi yakemura. Aramutse aje mu itorero, ndavuga Tito aje mu itorero gutunganya ibidatunganye. Byibuze mu itorero yatwigisha guhagarara nk'itorero ahakwiriye. Itorero rifite inshingano 5. Ni itabaza riri ku gitereko cyaryo, ni urumuri rw'amahanga, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, ni umunyu, ni umutwe muri byose. Ibi mvuze dushobora kubivugaho nk'ukwezi. Icyo nashaka kuvuga ni iki: niba itorero ari umutwe muri byose, kubera iki abakristo aho hari imibare njya numva ya RGB ngo urugero rw'abantu bavuga nabi mu gutanga serivisi rwariyongereye? Kandi ushobora gusanga mu batanga serivisi hano dufitemo nka 40%. Umubosi agashinga shopu akagusigayo, kandi waje usaba akazi ugakeneye, hanyuma ukajya wakira abantu nabi. Uri umukristo. Tugomba kubitabaza ari ku gitereko cyayo. Dukwiye kuba umunyu. Hanyuma muri sosiyete, Imana yifuza ko imibanire y'abantu, ndavuga muri sosiyete hanze, irangwa n'urukundo, kwitangira abandi, ubushishozi, kubahana cyangwa se kwishimirana, kubaho nta urenganya undi, abantu gusangira ibyabo nta busambo,
hanyuma nta guhohoterana. Nibyo Imana yifuza ko biranga sosiyete. Hanyuma ngewe sosiyete mbamo ni itorero, niho mara umwanya munini. Ariko ibi mvuze no muri sosiyete yacu tuvuga ko ari ntagatifu, ushobora gusanga nk'ibi bitari byinshi. Icyatumye ngusiga ikireti kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Twunamisha amaso dusenga. Ndashoje ndashaka ko dusenga. Ni bihe bintu ukwiriye gutunganya uzi ko bidatunganye mu gice cy'umwuka, mu gice cy'ubugingo no mu mubiri? Hanyuma icyambere ukwiye gutunganya ni uko Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwawe, akayobora imibereho yawe. Ni uko ufata ubuzima bwawe ukabwegurira Kristo. Nicyo cyambere ukwiye gutunganya. Icya kabiri ukwiye gutunganya ni uko umwemerera ko aguhindura ku ngeso, ugahuza ingeso zawe n'iza Kristo. Hanyuma ikindi yatunganya, yagukiza agahinda gakabije n'imibabaro n'ibyagukomerekeje, nabyo ukwiye kubimwegurira. Hanyuma ikindi ukwiye gutunganya ni uko ukwiye kubana neza n'abandi. Hari umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu aribwo bwa mbere, ushaka gukizwa, ngo aramure ikiganza tumusengere. Umuntu ushaka gukizwa, Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Abantu barambuye ibiganza mwihangane musange hano imbere. Hanyuma telefone yawe uyizane n'agakapu kawe uzi ukazanye. Telefone yawe uyizane n'agakapu kawe uzi ukazanye. Hanyuma abantu bashaka guha ubuzima bwe Yesu, ubuzima bwabo bakabuha Kristo, musange hano imbere. Icyemezo cyiza wafata ukazarinda upfa uticuza ni uguha ubuzima bwawe Kristo. Abantu bashaka guha ubuzima bwabo Kristo, nicyo cyemezo cyiza waba ufashe. Muze tubasengera. Ndashaka gufasha abandi bantu bari bakijijwe, bigezemo hagati biranga, kavuga ati nibwije ukuri naraguye, abantu ntibabizi, ariko ndashaka kwiyunga n'Imana. Gufitiye inkuru nziza, Imana yanga ibyo wakoze ariko wowe iragukunda. Warambura ikiganza tukagusengera. Umuntu ubizi neza, Imana ibaha umugisha. Muhaguruke mu mwanya wanyu, muhaguruke dusengana. Ni ukuri icyemezo uzarinda upfa uticujije ni ukwiyunga n'Imana, bizana amahoro y'umutima. Nagira ngo dusengane, namwe mutere intambwe muze, ntabwo bikojeje isoni. Telefone yawe uyizane n'agakapu, hanyuma uze tubasengere. Nicyo kintu cyiza waba ukoze mu buzima, ni ukwiyunga n'Imana kubwo kwizera. Ngwino tugusengere. Umuntu abizi neza ko yakijijwe, bigezemo hagati bikanga. Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. Ngwino wiyunge n'Imana kubwo kwizera imbabazi z'Imana. Aba baje ntabwo ari bo banyabyaha kuruta abandi, ahubwo nuko bagize umutima wumvira kandi bafashe icyemezo batazicuza. Ndashaka gusengana nabo, ariko nawe wabitekerezaho, hanyuma ugakemura ibintu byose uzi bidatunganye biri mu buzima bwawe. Mwe mwaje hano muzamura ikiganza cy'iburyo dusengana. Musubiremo ngo Mwami Yesu, tubabarire ibyaha twakoze, dukure mu gitabo cy'urubanza, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze ko tubabariye, urakoze ko twakiriye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka mbasengere. Mana, mu izina rya Yesu, aba n'urubyaro rwa Aburahamu, Satani amaze igihe abakoresha ibitari byiza, bahisemo kwiyunga nawe. Ndasenze ngo amaraso avuga ibyiza kuruta ay'Abeli yeza ubuzima bwabo. Ay'Abeli yasaba guhoregwa, ayawe avuga imbabazi. Ndasenze ngo ubeze, ubakureho gukiranirwa. Amasezerano bagiranye na Satani turayasheshe, turabandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Abadayimoni bihishe inyuma y'intege nke zabo, bakabatsikamira, nibatsindwe mu izina rya Yesu. Turabadekarara mu gisekuru cy'abana b'Imana, ishanga ryera, abantu Imana yaronse, abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ubakureho umuvumo, ubakureho inyatsi, ubakureho karande zose, ubakureho ikibi, ubashoboze guhuza ingeso zawe Mwami n'izabo, ubuzima bwabo buhinduke, bakora ubushake bw'Imana. Urakoze kuri umunyembabazi, urakoze ko bakunda, urakoze ko uzabafasha, urakoze ko uzagendana nabo mu rugendo rw'ubuzima batangiye, bazagira umugisha.
ijambo ribi ryose babaturiyeho ndibakokoyeho, n'abatsinzi no kurushaho, bazagira umugisha, bazatera imbere, bazaba umutwe ntabwo bazaba umurizo, bazakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Reka uyu munsi ribe itangiro ry'umunezero, ubashoboze kugendana nawe muri byose, ubashigikire nk'uko wifite, ubuzuze umwuka wera, ubatera inkunga mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, mukurikire uriya mukozi w'Imana abafasha akanya gato, murahita mugaruka. Nagira ngo dusengane n'abantu bagwaye cyangwa se bafite ibindi bibazo, abantu bagwaye cyangwa se bafite ibindi bibazo, ariko tubanze twumvikane, dukore inama. Urabanza wizere ko Yesu ashobora byose, hanyuma niba wumva yabishobora, uhaguruke dusenge. Niba wumva ashobora byose, reka nsabe madame aze adufashe gusenga. Agiye gusengera abantu bagwaye n'abafite ibindi byifuzo, ariko bazi ko Imana ishobora byose. Igihe yari kumusaba yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naze. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye gushima izina ryawe ko ari izina rikomeye, n'izina rifite imbaraga n'ubutware. Turagushimira ko rero waremye ijuru n'isi, kandi ko ufite ubutware ku bintu byose. Abantu bawe bahagurukiye imbere yawe kubera ibibazo bitandukanye, ariko harimo no kwizera ko byose ubishobora. Mwami, turasenze kugira ngo wakiriye imitwaro yose, ugirire neza umuntu wese wizeye yuko ushobora kuruhura umutima we. Iyi mitwaro yose turayikuzaniye Mwami, kugira ngo abe ari wowe wenyine wo kuruhura abantu. Tuzanye ibitugoye, tuzanye ibituruhije, tuzanye indwara izananiranye zitamenyekana. Mwami Imana yo mu ijuru, ibintu byose by'amayobera, ibintu by'inzitane, ubukene, Mwami Imana, amadeni, kubura ibyo kurya, kubura ibyo kwambara, kubura aho kuba, kubura amafaranga y'ubukode, Yesu, amakimbirane yo mu muryango, abantu batabasha kuryama ngo basinzire kubera induru zo mu rugo, abantu Mwami batabasha kuryama kubera agahinda gakabije, amarira ya buri gitondo, amarira ya buri mugoroba. Ibi byose birarambiranye Nyakubahwa, tubizanye imbere yawe rero, dukubise hasi kishira hejuru kurwanya Imana mu izina rya Yesu. Tukugomorera ibitekerezwa mu mitima y'abantu, turabiguhaye Mwami Imana, kandi uku niko duheje Satani mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu twirukanye imyuka mibi, abadayimoni baza gukomplika ubuzima bwacu batsindwe mu izina rya Yesu. Abaza kwitambika mu nzira ducamo, ibyo dushaka gukora byiza ntitubikore, aho dushaka kugera ntituhagere. Abo bose batsindwe mu izina rya Yesu. Guhora dukora tugakora ariko ntitugere ku ntego, icyo umuntu ashaka kugeraho ntakibone. Ibyo byose, iyo mivumo yose ikurwaho mu izina rya Yesu. Reka abantu babohokere kuguhimbaza bafite umutima unezerewe Mana. Kuraho imibabaro, kuraho agahinda, kuraho imvune zose zihari. Ubwiza bwawe bukomeze kubana n'abantu bawe. Urakoze, uruhura imitima n'imibiri. Urwaye wese akire, yaba uri aha ngaha, uri mu rugo, kwa muganga, hose Mwami turasenze ngo uruhure abantu bawe. Dusabye twizeye mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Yesu